inama nta nyungu babashakamo. Buriya nacyo kirakomeye cyane. Kuriya bavuga ngo amagara ntagugwa magana. Iyo umuntu yarwaye yakwiyemeza no kugurisha ibyo afite byose ariko akongera akaba muzima. Niyo mpamvu n'abaganga nabo iyo bashaka kugira ngo abarwayi babahahaze bazana amafaranga, kuko bo batarafata ya mpinduka Yesu yasize ku isi, bapima umurwayi bakamubwira ngo wowe ibyawe byararangiye, amara yaraboze, impyiko zaraboze, wararangiye, ni iminsi rukubarirwa. Ariko hari ico twagufashisha uramutse ushize miliyoni hariya, yatekereza uko agiye gupfa miliyoni zigasigara akazizana. Ariko ikiza Yesu yasize ku isi nuko abarwayi yabitagaho akabagirira imbabazi kandi yabakiza akabakiriza iki ubuntu. Ikindi Yesu yakoze, yafashije abakene, nari nakivuzeho. Ikindi yahumurije abanyamubabaro. Harabo yasangaga barihebye bazi ko hari umujinya w'Imana bariho, ko naho basenga Imana itabumva. Bene abo yarabasangaga nabo akongera kubabwira amagambo aremya imitima, akongera akabahumuriza, bakongera bakamenya ko mu ijuru hari Imana ibitaho. Na n'uyu munsi hari umuntu ugera ku muntu watazi yahuye n'ibibazo akamubwira ngo ihangane kandi komera. No mu bapagani badasenga. Iyo ni impinduka Yesu yasize ku isi, na n'uyu munsi twakwita urufatiro rwiza mwene muntu akigenderaho. Murakoze. Imana iguhumurisha rwose. Ibi bintu twabyongeraho. Wabyongeraho? Ngaho nyarutsa kandi reka dukomeze twibutse abaduteza amatwi yuko ari uguteza impinduka nziza mu muryango mugari wa mwene muntu, katari kugarukira hafi ahubwo hagari. Ibyo Yesu yakoze ntabwo yabaga avuza amagambo menshi ubwo abantu bari byo bazirikana. Ntabwo ari uko yabaga avuye mu muryango ukomeye ngo ni igitinyiro azanye. Ntabwo ari ibyiringiro by'ubukire no gukomera babaga bamutezeho. Nta kaminuza, nta shuri yabaga afite ngo azabahamwe akazi. Nta nubwo nta n'uwo yari yakangisha ngo aramwica, yarasuzuguritse bihagije. Matayo 7:12 ni ukwibwira abantu gusa ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira mujye mubagirira ibyo namwe. Iryo jambo rikumvikana ku mitima y'abantu. Yarangiza akabikora, yarazuye, yaragabuye, yarahumuye, asoza amanitswe ngo tubone ubugingo buhoraho. Kwa mbere Yohana 3:16 ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyari cyo, ngo nuko Yesu yadukunze ngo akatwitangira natwe kidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ubwo rero abagabo 12 nicyo nari nshatse gutindaho cyane. Nta nubwo bari bakize, nta nubwo bari barize nka Petero ni mu musoma iyo yabaga agiye kwandika. Hari aho yavuze ngo urwandiko mbandikiye ngo rwanditswe n'ukuboko kwa mwene data Sirowano. Ntabwo yari azi kwandika, yari andikuti niko babita. Ariko ubwo abo 12 b'abakene ba andikuti n'uyu munsi wa none niyo tugiye kubwiriza nabo b'ibinyoma yavuze, bajya bavuga ngo turi numwe nka Petero, turi numwe nka Yohana, turi nka Mariko, muri Matayo, muri Luka, muri Yohana. Muri Matayo 10:7-8 mubwiriza ubutumwa bwiza mukiza abarwayi kuriya babitubwiye, mwabiherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Mbese abantu niba byumve ku buso bw'isi hariho kwikunda, ku buryo umuntu ugize amahirwe muri business, mu byo bita opportunities za business, yihuye n'umunyabyago uba wariye. Yihuye n'umuntu ufite ubushobozi buke uba wariye. Ufite igikenewe, yihuye n'umuntu utagira makuru uba wariye. Uba wariye muri business, zo opportunities muri business. Ariko Yesu aravuga ngo mwabiherewe ubusa namwe mujye mubitangira ubundi. Ku buryo n'uyu munsi wa none kukubona uvuye umuntu diabete ari namwe muhaye agakira, baraza bakakubaza ngo uriya guhaye ngahe. Kuko se bibaho ngo ariko ngusora no kwa no mu bwenge hatuzuye. Uko iyo si yari imeze kubona Yesu ayiregukamo. Noneho hari ikindi tutatinzeho kandi nacyo ari ingenzi. Iyi dini y'Abayuda yari yarazinuye rubanda. Ndayivugaho ibintu bine. Aba Bayuda mvuga abatambyi by'umwihariko nibo bari bashinzwe gufata umunyabyaha bakamuhuza n'Imana. Ubu ni igitambo yazanaga akakica, ubwo icyaha cye kikaba kikigiyemo, umutambyi akabaga gutyo. Umunyabyaha akanezezwa nuko intama yazanye ipfuye, ikongotse, iriwe, ishize, ko nawe yemewe. Noneho ubwo ubwinshi bw'intama ku bantu bafite umwuka cyari ikibazo, kuko Isirayeli yabaga iri gucumura cyane.
ariko abayuda bo ibyo guhuza abantu n'Imana byageze iyo bivamo, ahubwo bashaka uko abatambyi bashaka uko babona inyama. Ni Hoseya 8:13 kugeza ubwo Imana yavuze ngo ibitambo bantambirira sinzabyemera, ngo kuko bitambira bishakira inyama zo kwirira. Bakora ibintu bikurikira, baravuga ngo abantu bavuye kure, iyo kure intama yagura 10,000 mujye muyibagurisha 100,000 tuzayagabana. ayarenga ubwo iby'umunyabyaha ntibakibirimo, bashaka isende, bashaka amafaranga. None barongera bati uwo wazanye amafaranga yakure, niba ari amadolari, niba ari amakongomani, niba ari amagande, iyavuye mu mahanga ntimuzayemere, mushyiraho biro de change aho bavunjira, abanze avunje mu yitorero byo bita gashekeri, ibiceri byo mu rusengero, kandi ubwo aho yenda idolari ryari 1,000 na muzamuce 5, izo nyungu tuzazigabana. Ibyo guhuza umunyabyaha n'Imana birarangira, ahubwo ugasanga abayuda n'abacuruzi bakanuye amaso abatambyi. Icyo bari gushaka, haje bangahe, haguzwa ngahe, zigiye ari zingahe, inuma zingahe, kugeza ubwo bicumye bajya no mu rusengero. Ya business ibera no mu rusengero. Ubwo abaza amateka ya Yesu ari kubirukana nibyo yari ahasanze. Yesu rero ko hareguka ngo areba abanyabyaha bazinutswe, ngo bashengutse umutima, ngo bitewe n'ibigambo bibi babwirwaga n'abatambyi ko Imana itabemera kuko batajya batanga amafaranga. Ibyo arabisesa, bamwe banakennye badafite kuyageraho, batanayageraho, bavunje babahenze igitambo byaswasa atakikibonye, bamuhenze ku ntama atakibona, kandi yaragenze urugendo avuye muri Ethiopia aje muri Isirayeli. Ako kajagari n'ako gahinda bateye umunyabyaha washakaga Imana, niko idini yari imeze. Yesu aregutse rero ako kajagari aragasesa. Umunyabyaha wese abo w'Imana arakundwa, arakigwa. Abantu niba byumve, niba tugiye kwigana n'uyu munsi ako kajagari kari. Mbega ubu Yesu yasize avuze ko nta wundi wo kunyuriraho, niwe, kandi abatumye kumukorera nta watumye gushaka inyungu, nta n'uwatumye gutegeka undi, abatumye gushaka imitima bakayimumurikira. Icyo gusa, icyo tukimwigana. Ariko nubwo igihe ari gitoya, yego, iyi mikorere y'iri dini ry'abayuda mwene data tubwiyema, ntabwo ari impinduka imwe natwe dushobora kubona ya bamwe bashize impinduka y'ibibi ku isi mu iyobokamana. ngira ngo hari ukuntu yaragiye kubivuga ngo ku kajagari n'ubu karahari. Yenda hari turakageraho. Urakageraho? Nuko reka noneho dukomeze gushima Imana, tunakomeza gushimira abakurikiranye kino kiganiro. Ingingo turiho cyangwa se insanganyamatsiko y'igitaramo cyacu, y'ikiganiro cyacu, ni uguteza impinduka nziza mu muryango mugari wa mwene muntu. Mu by'ukuri twabonye ibyitegererezo byinshi, ariko hari ukuntu navuze ngo ntakiruta Imana aragira abavuga wenda cyangwa uwari buvuge mu minota nk'ibiri, kugira ngo duse n'abicumiye ku yindi ngingo, igihe cyacu tugikoreshe neza. Reka mvuge 3 muri iyo minota 2. Yego. Kubiza amateka y'ubugorozi ndavugamo uwo bita Wycliffe. Muzamusoma mu ntambara ikomeye, icyigisho nuko cyitwa. Igifaransa ni 82. Umugabo yari yarize Raminuza. Ubwo idini ya Roma yari imaze guhindura amategeko, kwinjiza abazima ari bo batagatifu no gusenga ibishushanyo. Irangije itegeka abantu ko ngo Bibiliya ngo igomba gushyirwa mu rurimi rw'ikilatini, ngo abantu batumva. Papa aravuga, muzabisoma mu ntambara ikomeye y'Ikinyarwanda page nka 71. Papa yari yabwira abizera ngo icyigisho kivuga ngo Jerome Nahusi. Nibyo. Yego. ngo Imana yanezerwa ngo abantu bayisenze mu rurimi batumva. ngo niho yakwishima ngo ikanezerwa. Uyu mugabo arahagarara, afata Bibiliya yishyira mu rurimi rw'icyongereza rwumvwa, ayivanye mu icyo kilatini, ateza impinduka. Yari umukire wakagombye kubahwa, akiyemeza akabitukirwa, yabaye na ambasaderi. Hari n'umusoro wa Papa yakuyeho. Bavuga atese ko abantu bose atari abagatolika urabasoresha nkandi, soresha bakuyobotse, abatarakuyobotse ubihorere. Izo we yari afite ijambo yenda rirenze iry'abasuzuguritse nka zira ntumwa 12. Ariko n'abakomeye bagira ijambo, bagiraho amategeko ashingirwa, bakunda Imana nabo bagomba kumenya ko bagomba guteza impinduka nziza, bazana ibyiza. Ubwo uyu numwe ndumva nta mutindaho, ndavuga Ruteri, iyo umugorozi w'Umudage,
nawe yari umupadiri, ariko aho yarabukiwe kw'ibinyoma aribyo yayobotse, yarahagurutse arabirwanya, atondeka amakosa 95 y'idini ayashyira nk'abona. Noneho wenda musoma no muri Bibiliya y'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe 2:19, izi mpinduka nawe waziteza kandi nziza, sosiyete ikanezerwa. 2:19 handitse ngo nzi imirimo yawe, ni muri Tuatira, nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Ubwo kubazi yenda itorero rya Tuatira ritangira 638 rikazamuka rikageza mu 1755 n'akarengane kakaharenga ryahanuriwe. Ariko mu by'ukuri bari abagorozi uhereye ku bavoduwa bihisha mu mashyamba, barengana, bafungwa, bahuse, bajerobe, bara bose twiga bishwe, barakoze rwose, barananditse n'isi hirya no hino barayijagaje. Na Afurika hano dutuye barahageze, Afurika Santarari, babwiriza ngo ukuri kwamamare. Ariko bigeze mu gihe cy'uyu Luteri, niwe nshatse kuvuga, kubera ko yari akomeye, nawe ijwi rye ryageze ahakomeye, ku buryo kugira ngo bahangane n'inyigisho ze byasabaga ko Ubudage, Ubufaransa, Esipanye, Ubutaliyani, Ubwongereza, ibihugu biterana. Ubwo abasoma intambara ikomeye muzamurebe mu nama y'uwo muzi, ibihugu byari byateranye, bakamuha ijambo akavuga imbere y'abami n'ibikomangoma, kugeza ubwo abami b'ibyo bihugu bari bashyigikiye idini ya Roma, kuko bo bari barisoma mbike na Roma. Abana babo bo bashishoje baravuga bati ibi bintu Luteri ari kuvuga nibyo, banyuranya na base. Nibwo usoma mu cyigisho cyitwa la protestation de presse, bugiye ibikomangoma byari bihakanye, buze biterekareka byo bapapa barimo ni ibintu bidafite urufatiro. Ibyo Luteri avuga nibyo kuri leta nizibukwazo, idini ribukwayo, iby'Imana bigende nk'iby'Imana, leta zikivanga n'idini ryikwivanga mu bya leta. Izo mpinduka araziteza n'uyu munsi wa none, nubwo umucyo yari afite w'icyo gihe yawugendeyemo, yenda yasabwaga, abamuyobotse basabwaga kurengaho indi ntambwe. Ubu haracyari abitwa abaruteriyene, n'aba baporotesitanti benshi bakomoka kuri Luteri, bitewe n'impinduka yateje isi muri cycle de lumière. Kubabyiga isi irahumuka iva mu mwijima, kuvuga ngo urajye gusaba umuntu imbabazi abikuraho, kuvuga ngo uratanga ngo indurugence ngo babarirwe ibyaha wakoze, ngo ibyo uzakora ngo n'ibyo uri gukora, ku buryo watanga amafaranga n'uwuzicejo ukaba warangije kumwishyurira nk'imodoka iri gushaka siranse. Ibyo arabisenya bikuraho, kandi isi ihagarara neza. N'uyu munsi idini z'ibinyoma ziriho, ariko hari igihe zitinya kuvuga ngo tutagarura bya bindi Luteri yatwandagaje. Ubwo rero uyu nawe sinabura kuvuga ko yateje impinduka. Nsoze mvuze ngo we muvuze nk'umuntu ukomeye, ariko hari n'aboroheje. Nimusoma byakozwe n'intumwa 9, tubona umugore witwa Dorcas, ntabwo azwi, ntiyajyanye n'intumwa mu murimo, no muri cya cyumba hari aho bahera umwuka ntabwo yarimo, ariko yafataga ikoroshiye, agafata ubudodo bwe, agafata igihe cye, akaboha imyenda, agaha abapfakazi. Ikimenyetso yapfuye bagiye gushaka Petero, batuye umuntu rwose dutakaje umuntu wari warateje impinduka. Kugeza ubwo Petero nawe n'Imana yo mu ijuru ibona bikwiye, Dorcas baramuzura. Izo ni impinduka zitejwe n'umuntu kandi usuzuguritse, Umusamariya wari uvuye gusenga. Mwibuke ko abayuda banenaga abasamariya, ngo umurewi n'umutambyi, abo ba nyiri dini batambutse ku muntu wakubiswe n'ibisambo mu nzira barigendera. Wa Musamariya, abasamariya n'abagira iki niyo baga bagiye gusenga, mu gihe abandi binjiraga imbere hasengerwa, bo bari baragenewe barazajya inyuma bagumamo, batarenga igikuta ngo bakajya kwanduza urusengero, bikundiye Imana bakayibagomwa. Ariko uwo ageze kuri wa muntu aramwegura, agura yerayo, aramwomora, akodesha icumbi amushyiramo, asiga haye n'umuntu akazi ngo azabikore, nibizarenga hazamwishyura atamuzi. N'uyu munsi aracyavugwa, Dorcas aravugwa, Musamariya aravugwa. Ahubwo ikijya kimbabaza mbe bantu mudukurikiye, ni ukubona uyu Dorcas yarabikoze. Imyizerere ya none aho kugira ngo tubwire abizera bacu ngo bakore nka Dorcas, ahubwo ukababwira ngo bakuzanira ya Dorcas, nkaho yabatumye ngo azasanga yaragwiriye, bagakubwira ngo utuzanire ngo y'Umusamaritani, ngo twarayatangaga Umusamariya mwiza. Ahubwo yateje impinduka kugeza ubwo n'abashaka kurya bari kumuriraho.
izo ni impinduka nziza Ni impinduka yateje rwose. kandi asuzuguritse atari umuntu ufite igitinyiro. Imana ishimwe. Nshaka kuza kubaza ikibazo Feliciyani, ariko wenda kuri iki, kuko ibitabo bigenda bivuga hari abasuzuguritse nabo mu by'ukuri bateza impinduka nziza muri sosiyete cyane. kansome mu murimo wa Gikristo 126, Yego. ariko mbe nkubajije uburyo gutegura igisubizo, soma aya magambo nyarangiza nawe usubize. Mbese muri iki gihe cyacu hari ibibi bihari